Uganda habaye amahano akomeye cyane aho umuntu wari witwaje umuhoro yigabye mu kigo cy'amashuri ya pirimeri agahitana abana 4. Igitero cyo witwaje umuhoro yagabye ku ishuri ryo muri Uganda cyahitanye abana 4 cyasize amarira menshi. Abana 4 baburiye ubuzima muri iki gitero cy'umuntu witwaje umuhoro wagabye igitero ku ishuri ry'incuke ryo mu gace ka Kaga i Kampala muri Uganda. Iki gitero cyabaye kuri uyu wa 4 itariki 2 Mata 2026 kuri iri shuri rya Kaga ari Childhood Development Program riri ku cyicaro cy'itorero rya Maranatha Community Church there. Amakuru dukesha The New Vision dukesha aya makuru ivuga ko umuntu udakuze cyane wari witwaje intwaro gakondo yaje kuri iri shuri akinjira akoresheje imbaraga mu byumba byawe birimo aba bana. Kugeza ubu amakuru avuga ko abana 4 ari baburiye ubuzima muri iki gitero. Abana 4 bigaga kuri iri shuri ribanza riherereye mu nkengero za Kampala. Polisi ya Uganda niyo yatangaje imibare y'agateganyo y'aba bapfuriye muri iki gitero cy'umuntu witwaje intwaro gakondo. Uyu muntu ukekwaho kugaba ibi bitero yahise atabwa muri yombi na polisi ya Uganda, yamufashe imwambuye abaturage nabo bashakaga kumwivugana kubera ubugome yakoresheje yica aba bana. Amakuru avuga ko ababyeyi bafite abana babo barera muri iri shuri bihutiye kuhagera aho bari mu marira menshi, by'umwihariko imiryango harimo abana babo baburiye ubuzima muri iki gitero. Mu gihe dukomeje kubegeranyiriza aya makuru, mukomeze mwihangane ababuriye imiryango yabo muri iki gitero.